Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official, aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange. Nibyo gaciro tuguha ikaze aho utwumva uherereye, waba utwumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva uri muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Ubwo ndavuga umugabane nka Aziya ndetse na za Oceania. Mwese reka tubabwire ngo igitondo cyiza rwose kuri utwumva ari masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri utwumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Turazindutse muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 14 rero z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Iki tuzindero na makuru ariko by'umwihariko tukatugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Akaba rero ari mirwano yaberaga hano muri teritwari ya Walikale, ikaba yaberaga hano mu nkengero za Pinga. Iyi mirwano rero tukatubazana icyitwa idonido, tuza kubabwira rwose uko ibintu byari bihagaze cyangwa se uko urugamba rwe rwifashe. FARDC ku munsi w'ejo ikaba yahahuriye n'isangano cyangwa se yahuriye n'urugamba rukomeye cyane rwaje gutuma rero isiga ihatakarije abasirikare benshi cyane ndetse ihatakariza n'ibikoresho byinshi cyane. Ese ibyo urugamba byagenze bite, rwabereye he, bimeze bite? Byose rero namakuru tugiye kugenda tubageza. Waramutse neza sina makosa? Gakeneza fighter. Hanyuma bimeze bitari kubundi? Yes, urebye bimeze neza ku ruhande rwanjye. Hanyuma Sake ku munsi w'ejo naho rero nahantu habaye imirwano ndetse hano muri izi teritwari ya Masisi, ibintu ntago byari bimeze neza. Yes, turahera anga muri Sake rwose ku munsi w'ejo ntago ibintu byari bimeze neza, aho imirwano yari komeje kugenda ihanganisha uyu mutwe wa M23 ndetse na FARDC. Ese byaje kurangira bigenze bite? Turaza kubabwira nyuma yuko rero inkomere nyinshi cyane zigaragaye muri imirwano yahuzaga izimpande, yahanganishaga izimpande zombi, dore ko imodoka za MSF zagize gutya rwose zari zinyuze hariya zibasha kuba zafatwa abunyago. Turavanga dusimbukire muri Masisi ahantu bita Zabikenke, umuturage yabashije kuba yarasa abazarendo babiri. Ese yabarashe abaho iki? Nabyo turaza kugenda tubireba. Turasimbukira ahangaha rwose nk'uko bivuze, ahangaha muri Pinga rwose abasirikare ngo baturutse Kinshasa batangiye kuba bahunga urugamba barirukanka bitewe no kuba kubera kurwanira mwara amashyamba byatangiye kugenda bibatonda ndetse ngo bikaba bibananira. Turagaruka ahangaha za Rubero rwose, abangaha rwose izi wa FARDC ndetse n'izi bazarendo noneho zahuye n'uruva gusenya, dore ko zafashe umugore umundandikazi ku ngufu, ariko ibyabayeho nibyo ngiye kuza kubabwira byakurikiye ibikorwa abakoze muri rusange. Turagaruka rero nahanga muri Goma tubabwire uko situation yahimeze, ibijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uranga uyu mujyi, nabyo turagenda tubigarukaho. Turagenda mu bindi bice rero tugende tubabwira uburyo bimeze, dore ko rwose ahangaha rwose muri Burasirazuba bwa Kongo ari navuga ahantu hose ari insecurity, ahatari imirwano ubona korera amakuru ni menshi cyane, ari impamvu tugiye kuza kugira ngo tuyabahereze mu buryo rwose navuga burambuye, mwumve bikomeje kugenda bibera muri Burasirazuba bwa Kongo. Nibavuga teritwari ya Walikale, nibavuga aka gace cyangwa se mu by'ukuri tuno duce duherere hano muri teritwari ya Walikale, aha ndavuga Pinga ndetse n'andi yajyatandukanye. Ahanini uzumve ko iyi teritwari ya Walikale igice kinini mu by'ukuri bakubwira ko kidatuwe cyangwa se kigizwe n'amashyamba. Nk'uko ro muri kubibona aho ngaho mu foto, ni igice nava ngo gituwe ariko akaba ari amashyamba menshi cyane ndetse rwose n'imisozi myinshi cyane. Ariyo mpamvu rwose ubona ko ibintu bigoranye cyane bitewe nuko rwose bitewe nuko aha hantu hateye muri rusange. Ni n'uburi teritwari irimo imigezi, ariko mu by'ukuri by'umwihariko umugezi nava ngo umaze kuba ikimenywa na benshi hano. Uyu mugezi ro wegera hano muri Pinga, uyu mugezi ro impamvu tugarutse ngira ngo murimo munarubona aho ngaho rwose akaba ari umugezi udasanzwe, n'umugezi udasanzwe ndetse rwose ngo uhora umeze nabi cyane, ariko bakakubwira ko ngo abaturage ba hano muri za Pinga by'umwihariko mu bwoko bw'abanyanga ngo barawoga bakawoga busa make. Ntabwo ronzamwe no kubabwira iby'umugezi, ahubwo ngarutse cyangwa se nje muri studio muri iki gitondo kugira ngo mbibwirire ku by'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana breaking news, amakuru aravuga ko abaturage batuye mu by'ukuri hano muri ibice cyangwa se muri izi nkengero za Pinga abenshi bamaze guhunga.
bose rero ngo bakaba bamaze guhungira, benshi muri bo rwose ngo bakaba bamaze guhungira ahantu bita muri za Gashuga. Abarongo bakaba barimo guhungira by'umwihariko hano mu nsengero za hano muri Gashuga ndetse no mu mashuri. Ubwo birumvikana ko abanyeshuri rwose kwiga byo ni ibibazo bikomeye cyane, bitewe n'uko urumva ko impunzi zirimo kugenda ziyongera, zikaba zirimo guhungira mu bigo by'amashuri. Nk'uko amakuru arimo kutugeraho cyangwa se amakuru yatugezeho tuyahawe na drone zacu ziri hano kuri tere, aremeza ko ku munsi w'ejo hiriwe imirwano yaberaga rero hagati ya Pinga ndetse n'aka gace ka Peti cyangwa se Kampeti, biterwa nuko uri buze kubisoma, ariko iyo usomye ibyanditse kuri map cyangwa se mu by'ukuri uko kandikwa ni Peti, ariko usanga benshi bavuga ngo ni kuri Peti. So aha rero hagati ya Pinga ndetse na Peti niho ku munsi w'ejo urugamba rwahabereye cyangwa se rwabereye, ndetse ruza no gusiga FARDC ihatakarije abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho byinshi cyane nk'uko rwose bigenda bigaragara. Amakuru akava ko agace barwanemo cyangwa se urusisiro barwanemo n'urusisiro rwitwa ngo n'Ibihendo. Ubwo abazi neza aha hantu, kuko ndabizi ko abenshi mudukurikira mubizi cyangwa se muzi neza kuturusha iyi teritwari ya Walikale, urusisiro rwitwa ngo n'Ibihendo muraruzi neza cyane. Aharo niho ku munsi w'ejo habereye isibaniro. Bakubwira ko abazi neza hano hantu, bakubwira ko kuva hano za Burayi werekera hano mu by'ukuri muri Pinga harimo ibirometero 19 byonyine. Donc uko ubu mbona wabigereranya, niba neza uzi neza hano Goma ndetse ukabuzi n'ahantu bitaza Kanyamahoro, niyo ntera iri hagati mu by'ukuri ya Pinga ndetse na hano M23 iri. Urumva ko mu by'ukuri M23 dukurikije uko aha hantu bimeze, urugamba rushobora kuba cyangwa se imirwano ishobora gukora hatemo kugenda ihagarara ikaba iryarwanira ku ntera cyangwa se kuri wa muvuduko wayo tuyizeho. Biragaragara ko aha hantu M23 yaharwana umunsi umwe wonyine cyangwa se byakabya bikaba iminsi ibiri ikaba yamaze kugera hano muri uyu mujyi cyangwa se muri santere ya Pinga. Nk'uko amakuru arimo kutubwira ko cyangwa se arimo aratugeraho, akatubwira ko ngo inkomere zabaye nyinshi cyane muri urugamba rwabaye uyu munsi rwaberero muri urusisiro rwitwa ngo ni Bihendo. Ibihendo rero ngo FARDC ngo bakaba hatikirije ingabo nyinshi cyane, kuko ngo baje kwisanga rwose baguye mu gaco mu gico cya M23, hanyuma mu by'ukuri ngo iza kubarasa ndetse ngo ikaba yabarashe rwose idashizemo kidori cyangwa se idashizemo imbabazi n'aka na gato, aho bivuga ko ngo bishoboka cyane kuba haguye basirikare bagera kuri 7 ndetse we mu by'ukuri abandi baza gufatwa amateko bitewe n'uko ngo bagiye bariruka batazi no bari kwirukankira mu by'ukuri abagenda bacakirwa cyangwa se bagwa muri force muri za M23. Ikindi kandi nuko ibikoresho byo ngo bajugunye, yewe nta nubwo bigeze bahangana, bajugunye ibikoresho bari yirukankira. Ariyo rero na mpamvu ndi kubabwira nti M23 yahakwe icyitwa igikoresho kuko babijugunye barirukanka. Urumva ko urugamba ahantu ntabwo rwari rworoshe, sina makosa, ibintu bikomeje kuzamba hano mu by'ukuri muri teritwari ya Walikale. Ni nyuma y'uko ibi bibaye nyuma y'uko M23 nubundi ya passingisha abandi basirikare benshi cyane, ihita ibohereza kuri tere cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Nyamara kuri kote ya FARDC nayo niko irimo kugenda ipassingisha, ari nako ndetse n'ingabo z'abarundi zirimo kugenda zirunda hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse izindi zikoherezwa ku kibuga cy'imirwano. Ariyo mpamvu akubwira ko impande zombi ziri kwitegura bikomeye cyane. Ni FARDC nubundi ibikoresho na n'ubu ngubu rwose tuvugana nakira amakuru ko ku mugora washize nabwo rwose ibikoresho byatundwaga bivanwa hano igoma bizanwa rwose hano muri teritwari ya Walikale. Igisobanuro ni ikihe? Nuko rwose biyemeje kurasa none ngo bagiye ku rugamba, bagiye kurasa cyangwa se uburyo ki bagiye kurwana nukuzajya barasa bagatuza ruko amasasu ashize, wenda ngo bagahaguruka bafunyamo cyangwa se birukanka, ariko bahagikishije ko icyitwa cyose ko kiri imbere cyarashwe muri rusange. Yes, ni urugamba rero ubona ko rwamaze gufata indi ntera rwose, ubona ko FARDC na M23 ubona ko rwose yaba izi mpande zombi zamaze gufata hasi hejuru kugira ngo zikomeze kugenda zihangana mu buryo bukomeye cyane. Nyuma y'uko rero fighter urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rwahanganishaga M23 ndetse na FARDC, byarangiye FARDC ibashije kuba yakwirukanka. Amakuru atugeraho avuga ko hariya abasirikare bari bahiganje, twavuga ko ari
ama special force Anaconda yari yaturutse i Kinshasa ariko ngo rwose ubona ko yataye urugamba ngo yirukanse nyuma yuko kurwanira hariya ngo byabananiye ngo bariya ngo aho batorejwe kurwanira ahantu mu mujyi. Hanyuma se n'amakosa bakubwira ko aha hantu ubundi ahangaha muri ibi bice usanga ngo ahanini ngo ni ahantu hakunze kuba hari insisiro iro riraza ryunga rwose cyangwa se mu by'ukuri biraza bigenda bigwisha muri bya bindi cyangwa se muri rwa rusisiro nakubwiye rwaberemo imirwano ku munsi w'ejo. Rwa rusisiro nahoze rwose mbabwira rwitwa ngo ni Bihendu. Aha rero uru rusisiro narwo rukaba ari rumwe mu nsisiro zigize mu by'ukuri iyi teritwari ya Walikale, kuko bakubwira ko ngo hari n'igihe ngo usohoka nko mu shamba ukaba ugeze nk'ahantu cyangwa se ugisohoka mu shamba ukaba usanze rwose ngo hari nk'urusisiro rw'amazu nka 20 yonyine, bityo ngo rukitwa urusisiro. Urumva rero mu by'ukuri uru rusisiro barwaniyeho narwo rwari rumwe mu nsisiro zigize mu by'ukuri iyi teritwari ya Walikale, ariko by'umwihariko werekeza hehe, werekeza muri iyi mujyi wa Pinga. So aha hantu uko nje mpita mpabona nshushanyije cyangwa se ndebye nkoresheje amaso nuko mu by'ukuri aha hantu na gace k'amashyamba bigaragare kuba haba ubwoko runaka. Nuvuga ngo nk'urusisiro ushobora gusanga urusisiro rugizwe n'ubwoko wenda nuvuga ngo wikiri kuvunika aba ari umuryango nibyo nendaga kuva nk'umuryango ugasanga wenda ngo ni nk'umuryango wa Kanjogera. Umuryango wa Kanjogera ukaba ari we ugize nk'uru rusisiro. Bandi hari ukuntu hamaze bumva nk'agasisiro usanga ari nk'agasisiro kuma ngo karagasisiro ngo nakababanda ngo karagasindisiro ngo nakabazigaba, ugasanga ni nk'umusaza uhatuye ariko akaba yarasanzwe afite nk'abagore benshi akagenda akabatuza ku kantu k'agasisiro, ugasanga bose ni umuryango umwe uri aho ngaho, ugasanga mu by'ukuri ntago ari urusisiro rurambanije ahubwo ni utuntu tw'udusozi abantu bagiye baturaho kuko hariya bakiri kuri wa muco wabo wo gutura mu mirima yabo. Ugasanga buri muryango utuye mu isambu yaho, ugasanga mbese bo kuba baturanye ari utwo dusisiro turi muri ya duto nitwo tugenda turanga hariya. Nyuma yuko rero ahangaha usanga ahanini cyane ari amashyamba, abasirikare ba Anaconda bakaba barageze hariya rwose ngo bakumwa mu nkokora no kuba barwanira muri aya mashyamba, ngo dore ko batigeze bamenyera kuba barwanira mu mashyamba, ngo dore ko n'imyitozo bahaye yo kurwana bagiye baherabwa imyitozo yo kurwanira ku karubanda cyangwa se ahantu hari amazu, ngariko mu shyamba rwose ngibintu ntabwo bijya bibahira. Byatumye rero ngo baturugamba birukanyira ahangaha muri Pinga aho rwose aha bari kurwanira babashije kuba bahava barirukanga. Yes, rero sina makosa bakakubwira ko ngo abaturage baha hantu ngo ubundi rwose ngo abaturage baha hantu bakunda kubakisha ibyatsi bita amangungu ngo bikaba ari byo byatsi bakunda kubakisha, ariko ngo bakabubakisha ibyo byatsi ngo ukaba utamenya ko mu nzu zabo harimo ikintu cyitwa ubwatsi ukaba utamenya ko rwose bubakiye cyangwa se batunze ikintu cyitwa amazahabu, bafite ifaranga baryamye ko ayo mazahabu. Aya mazahabu rero niyo bazayabashingurana, niba amazahabu bayabashingurana, niba bayagira bate, kuko ntekereza ko bakabaye rwose bafite cyangwa se rwose bava mu bizu by'imiturirwa cyangwa se ibizu bidasanzwe, bitewe n'uko urumva n'abaturage baba bafite icyitwa zahabu. Niba rero nabo banyarukira i Burayi bakagurayo ibizu biremereye bakaza bakibera muri ibyo byatsi bakaba bafite iyo miturirwa, niba boherezayo abana babo mu by'ukuri bakaba aribo n'ubundi rwose bazagira gutya bakaba muri ibyo bizu cyangwa se bakaba bagenzura ubwo bukungu. Sinzi gusa urumva ko baba barubakishije ibyatsi, ariko ibyo byatsi cyangwa se izo nzu zabo ugasanga zirimo icyitwa zahabu byo ku rwego rwo hejuru. Ibi birasobanura iki rero? Kuri babandi ba Kamari rero, babandi ba Kamari bivuze ngo rwose bagiye kuzajya bakubita nk'uru rusisiro bahunze, bageremo nibashakambura usanga bari kugwa ku mazahabu. Urugamba aha hantu sina makubanza nanjye rwose nawe urajyayo ahangaha rwose nanjye banza none ibyo nigize narurwana pe. Ahantu rwose urumva ngo niba abaturage hano bubakisha ngo ni amangungu, aya mangungu yabo ngo nutuzu ngo nibyo byatsi bakunda kubakisha. Nawe uri kureba urwo rugamba ukabona warurwana. Urugamba narurwana narurwana rwose, kuko uramutse ururokotse ushobora no kuba urokoye n'abazagukomokaho.
nango bese ubukije abazakomoka bose urokotse uru rugamba uzarokoka uru rugamba ashaka kuzakiza rwose waba ujyango na zahabu ntago waba ujyango n'urugamba none ndi umukongomani ni umumeriseneri naba ngiye nk'umumeriseneri nawe rero nta waba utandukanye jewe no mu masezerano twagirana nababwira nti jewe ningwa kubuye hatazagira umuntu rwose unzamukaho nta waba utandukanye na bira bisambo bya Muniswa nta kibazo nagenda nk'umumeriseneri ngo wagenda ugiye kurokora abaturage kubarokora ni kimwe ariko n'ubundi no kugira icyo nkoro kikaba ikindi so ubona ko rero fighter hari urugamba ntabwo uraza kuba rworoha bitewe nuko M23 nayo yamaze kuba yakanira ivuga yuko itagomba gutuza itarekeza muri centre ya Pinga ubona ko rero n'izi FDL nazo ziri muno ntabwo zishaka kurekura abaturage bo muri bice ko numva bayeho nk'ingagi babayeho nk'ingagi zikwara no kurya umunya bari kibazo kaho nukuri kwiba ingagi niyikura havukamo nk'igisore cyamara gukura nacyo kigahita isigahita kirukana Silverback igahita kirukana kikajya kwishakira uwundi muryango wacyo nacyo kikagira ahantu hacyo kibarizwa ndetse kikaba gifiteho umuryango gutyo none rero ntunguwe no kumva ko nahanga rwose usanga ngo urusisiro urapfunuka ukagwa nko mu rusisiro rw'amazu nka 20 cyangwa se nka 30 ari umuryango umwe noneho rero no mu gushakana wasanga bafata imihanda n'imihanda bagiye nko gushaka mu rundi rusisiro runaka yajya mu rundi rusisiro ziko bimeze nka za filime tujya tureba mwoka byaramwe ajya mu rundi rusisiro kuko abari aho ngaho abari bashiki be abandi ari babyara be abandi ari ba nyirasenge abandi ari umuryango kwa ubwo rero kugira ngo ajye kuzana umugore ajya hirya mu wundi muryango akamuzana aho ngaho so urumva ko rero hariya ni ikintu cya kutime hari abakita kutime ni ikintu cy'umuryango so ubona ko rero hariya bitari buze kuba byakoroha bijyanye n'urugamba rukubera hariya ubona ko rwose ari urugamba rwamaze gufata indi ntera mu by'ukuri abantu batatekerezaga ko ahanga muri Pinga ashobora kuba habera urugamba rumeze gutya ariko bamenye yuko ari amazahabu fighter ni yari gukurura ibi byose kuko FARDC kwanga kuyarekura Monusco kanga kuyarekura ira FDL kanga kuyavirira bariya navuga aba banyanga bakanga kuyavirira nayo 23 ariko bakavuga ngo natwe tugize ute iyo territoire turayikeneye kugira ngo tuyishyire ku zindi so urumva ko rero hariya haraza kuba isibaniro ariko cyane cyane mbona ko ikiri gutuma navuga iyi FARDC ndetse n'ababambari bayo batava kwizima n'aya mazahabu ndetse n'amabuye y'agaciro bari kwanga kuba batakaza dore ko ari n'ahantu hakunda kuba hacukurwa za diamant ndetse na za korota ubona ko rero ari amabuye y'agaciro mu by'ukuri kuba baharakara gace urabona ko bitari buze kuba byakoroha mu rusange ahanga rwose kugahara byo ni mission impossible impamvu vuga ko ibintu bitari buze gushoboka cyangwa se gukunda niyo mpamvu imwe runaka rwose ingana ururo niba ahantu hari buye ry'agaciro niba tumaze kubona ko abaturage baha hantu baba bayaryamyeho urumva ko ibiri ahanga ntabwo biri buze kurangira gutyo baraza kwemera batsinda agatwe haraza kugwa umuntu pe baremera batsinda umutwe baraza kuhagwa ariko nabari kwagwa si bake aharongo FARDC kikwereka ko ibintu bizakara ngo yahakwitwe sina makosa niba babasogwemo abagera muri 7 urumva burya 7 bari bake 7 ntabwo ari bake ngo iki uzi gutakaza uzi report gutanga report ukavuga ngo natakaje abasirikare 7 bapfuye abandi bafatwa amatekwa urumva ari baki ubuzima bw'umuntu ariko uzi ukuntu baburemere ariko nanone njye mbona gufatwa amatekwa nanyanyagira uzi matekwa ibintu bazikorera matekwa rwose hariya barazishinyagurira ariko iyo zitanze amakuru neza ku gihe hari igihe birangira gutyo birangira rwose bamubwiye bati nta kundi akayikora ikizi akamusubiza mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe ugiye kubya umuzarendo ngo amusubiza mu buzima busanzwe yaramenyeye kurya iby'ubusa akicara agatuza ese nibwo twakumva biripotinze agakuripotinga no gufatwa amatekwa n'ibintu fighter bitandukanye wiripotinze abazarendo bo ndabizi barabafunga barangiza bakabarekura wiripotinze n'ubundi ntago abasanzwe yari mu maboko yawe aba yari isanzwe yigenga iyaje rero nuko aba yemeye kugendera ku mabwiriza yawe urumva
akagendera mu mujyo ugendeyemo. Ariko umuntu wafashe ku rugamba ukamufata amateko, iyo ni imbohe n'ubundi ntabwo aba gukeneye ko mukorana, nta na serivisi akagombye kuba wamukeneraho kubera iki wamufashe par force, ntabwo yizanye, nta bushake yabigizemo kugira ngo agaragaze yuko agize ute muri kumwe. Ariyo mpamvu rero umuntu wizanye rwose, umuntu wiripotinze n'umuntu wafatiye ku rugamba baba batandukanye. So ariyo mpamvu rero ubona ko n'abasirikare navuga baturutse Kinshasa ngo rwose bajyanye hariya bavuze ati rwose urugamba turi kubona kurwanira aha ngaha, twebwe oya bageze urabati ruraberengetse oya turi urugamba ruraberengetse pe, ngo birukanse abaturage bakajya babona bari kwirukanka, bavuze bati nta manihura y'urugamba. ubwo ate se barana abasirikare nta manihura ndakurahiye, baba ni abasirikare ni abaturage, ukabona ngo mashinigana ayiteye urutugu, kubitaga urutugu akayikikira agatebera, uzi ko hariho n'izi mbunda bari kwikoreza abaturage uzi kuyabura bari kwirukanka ari kwihungira, bavuga bati nta manihura rwose, nta manihura byakaze. ibaze kugira ngo ubure guhunga uhure nabo. Ari umutaramu wanjye wambwiye urugamba rukira hano muri za Masisi, hari icyo gihe imvura yaragwaga, ati ubu ngubu rwose ndi modirisha, ati ubu ndimo ndareba ukuntu abasirikare ba FARDC barimo guhunga, abahese sha ni amahibo, imvura iri kubanyagira bari guhunga, ariko abaturage ba Kongo nge baranshimisha banaranezeza. Mu gihe urugamba rwuba ruhinanye rwose bahita bihina mu nzu, aho kugira ngo bahunge bahita binjira mu nzu, ubundi bakege ko bagakocagura. harazabusihe M23 bigeze kugerayo none yirukanka kuri Wazalendo, none hariya kubera Wazalendo bari bafite systeme yo kujya birukanka bakirukankira mu mazu, none M23 bari bakiri inyuma baba baraje ari kwirukanka ku Wazalendo, umugabo ati reka aje kureba aho babagejeje kambe ndi guhengereza, kwa kubera M23 imaze kumenya ko stira Wazalendo bahungira mu mazu, ijya ari guhingutsa agatwe ngari guhengereza, baba baramutikuye ubwo ari yari yihenegeje munsi y'igitanda, yumva umuntu no hasi ngo pi ngo uzingo ko papa fulani ngo bamurashe ngo mama fulani ngo bari bandashe, kandi ubwo bamurashe byarangiye. None rero n'abaturage mu by'ukuri mujya mwumva byabaye gutya, jya munsi y'igitanda umwa hasi henenge, none ujya ibintu byo guhengereza, uzahengereza uhengereje nuko bikeye. Abaturage rero undi mutaramu yarambwira turi ndi no kumuvugisha turi kuri telefone, hari nawe usanga bari no gukamera ati ngaba dore disi bari guhunga, ati dore wahekenya ikidomoro, ufashe isafuriya, abahetse abana bajya bahekesha abasore, imvura iri kubanyagira sha. Ndavuga nese mwoka byaramwe, izi ngabo ziri kwerekeza zigiye muri Warikare, zirimo zirerekera, ibaze nawe umuntu uri ku peti kuri Petit Masisi, nimba ari ikintu kibi. Iyi drone yanjye ari hano Petit Masisi, ara Petit Masisi ndahabona rwose, ubwo bari guhunga bari gusiga za Masisi barimo baragenda, burubwo ntibarekezaga za Warikare, oya ntago bari wakagera ku zone. Niba hano kuri Petit ni hari hafi ya za Nturo, ni hano hejuru ya za Nyamitaba, kuva hano kuri Petit ujya Nyamitaba ushobora gukoresha iminota 45 kuko ni hafi cyane. Ariko nimba ari ikintu kibi nanishatse kugira fighter no guhunguka rara hanze mu ntambara n'imvura iri kugwa, ikintu ni ikintu kibi, isasu bari kuri hejuru n'imvura iri kukunyagira, ubusanga ibi bintu rwose atari ibintu. Ibi rero nibyo biri kuba, iyo ufite uruhinja rwose ubwo nukuvuga ngo uritanga ukavuga uti ibyo wari ufite byose ukabiruterekaho ugatumbuza, ubwo birumvikana. Ubwo rero nibyo bintu biri kuba kuri FARDC aha ngaha muri Pinga ndetse no mu nkengero zaho muri rusange. Yes, ubwo rero nuko bimeze. Abasirikare ba FARDC ngo bakaba bari gutabaza cyane, bakaba bari gusaba support rwose, bati mudutabare mumwohereze rwose indege itware inkomere, kuko ngo inkomere bamaze kugeza hano muri Pinga ni nyinshi cyane, ibitaro bikango bimeze gutya byakubise byuzuye, abaganga bo rwose ngo byabasemye, none ngo bari kubura naho bavura, bitewe nuko ngo n'imiti iri kubana mike, bitewe n'iki biri guterwa n'iki nuko abarwayi ari benshi cyane, bityo rero ngo bari kuvura ukuri ukomeye cyane, ngo bari ubundi ngo bari kureba nyine wa muntu utari kugonga niwe bari kwitaho cyane, uri kugonga bari kuvuga ati uyu nguyu rwose ararama karacyatera. So kanumva kakajwi ka drone yanjye indondoshe muri iyi minota twumve.
Yes, ubwo rero kumva yuko ahangaha rwose muri iyi pinga ntabwo biri buze kuba byoroshye bitewe n'aba basirikare navuga bakomeje kugenda bahura mu by'ukuri n'urugamba rutoroshye y'abari mu 23 ubona ko ibikoresho yabimanuye abasirikare yabakozeho FRDC nayo nuko ubona ko rwose hari hagiye kuba isibaniro ry'imirwano ari mpamvu turi bati nyaboneka abaturage muri hariya murebe buryo mwava hano hagati kuko ibintu bigiye kwabera ari ibintu bidasanzwe muri rusange twamanuka muri sake ese ko dorone yanjye ari ikikunkubita ibya haraza bihendu iracyagukubita ibyara muri pinga kuntu ari umusozi rwose ngo uri hagati ya yo ku peti na minjenje aho ngaho rwose uri hagati ya peti na minzenze na pinga nyine ubwo ni hagati aho ngaho kari izo nkuru ubwo nari nkirimo ariko nyine mu rwego rwo kugira n'ubundi ndakomeza kubikurikirana turabigarukaho twakwerekeza aho ngaho rwose wari uvuze nk'uko wari ubivuze none ubundi naho tukaza kugenda tubadondosha bitewe n'uko nta handi n'ubundi amakuru ari buze kugenda bayakurikira atari hano kuri official niyo mpamvu natwe duhora turi official nyine. Yes, rero ni nyuma yuko rwose mu mirwano nayo yabaye ku munsi w'ejo ahangaha rwose muri centre ya Sake nayo yaje fighter kuba yavamo inkomere nyinshi dore ko abasirikare 62 barakomeretse ku rwego rukomeye. My gosh, 62 what 62 ibintu ngo byatunguye abantu benshi cyane ibintu byatumye imodoka zikorera imiti za UNICEF aba nabaganga bambukiranye imipaka bese ntaho bazitirwa buri gihugu cyose bemerwa kugeramo nabaganga ne bese ntaho bakumirwa ntaho bakumirwa bakaba bari bajyanye imiti ahanga ku bitaro bikuru bya Mweso abazi Mweso rwose muziko bino bitaro bikuruwe navuga no mushinga wa MSF akaba bari bajyanye imiti yo kugira ngo bite ku barwayi barwariye ahangaha muri ku bitaro bikuru bya Mweso Fighter ngo ho byaje kurangira nyuma yuko abasirikare bari bakomeretse benshi cyane ba FRDC ndetse n'abambari babo byatumye izi modoka zifatirwa hano muri Sake imiti yose barayikatinga barayifata kugira ngo bavure izi nkomere. Ni mu mirwano nge yagaragaje ubudasa ngo yagaragaje itandukano ry'indi mirwano yari itandukanye kuko Fighter ngo urebye abaguye muri ari benshi cyane ngo bitewe n'iki bitewe n'uburyo ngo bagiye biraye nkuko ku munsi w'ejo twabibabwiye bakajyo bazi yuko ngo hari urugamba batagiye kurwana ahubwo bagiye kugira ute bagiye kuba bayiguidinga hariya bakaza gutungurwa no kuba M23 turi kubamena mwiki urufaya nyamara ngo bari bazi yuko bababwiye ko kuri tariki 11 ubwo hari kuwa mbere bari baravuye muno bagira ute baragenda ibirongo byatumye Fighter ahagwa abasirikare benshi cyane ndetse abagera muri 62 baza gukomereka mu buryo bukomeye ibaze Fighter ngo abagera muri 60 nibo bakomeretse ibaze nga bahapfiriye banganiki ni benshi banganiki ni too much ni benshi cyane izi modoka zari zijyanye imiti ikintu mwamenya nuko arizo zanifashishijwe mu kwa zakwikorera imirambo ubwo imiti bari bamaze kwipakura hano muri Bambiro abaganga bari bayijyanye bahise bafata bugwate nibo bari kuvura urumva iki kintu abaganga bari baherekeje imiti nibo bari kuvura izi nkomere ziri ahangaha ngo nabo izakometse ku rwego rukomeye cyane babazanye hano Sebeka ndosho ku bitaro bya hano indosho ubona ko Fighter ngo M23 yabitse muri FRDC ikintu cy'ubwoba yababitsemo ikintu cy'ubwoba bitewe ngo nibyo yakoze rwose ku munsi w'ejo ni ibintu bidasanzwe aho rwose ngo abasirikare bagiye hari ahantu bose wabashije kuba yarokoka ngo yabashije kuba yarwari hahamuka nta kuntu bitabaho ibyo nibyo bitewe nibyo yabonye byamubereyeho ngo babona ngo barabarokotse ngo babonaga ngo basa nkaho ari filime iri kubikaragiraho ngo kuko M23 ngo yarabakureke baragenda barinjira barahenengera hirya za Kimoka bagera hirya aho bita ku rupangu urumva M23 yarabakekaguye irabarasa niumva ngo kubarasa wumve nguko yabarashe kugeza igihe abasirikare ba FRDC bonyine umusirikare yagiraga gutya gatimbundi bazi aharagera igihe gatimbunda nta no gutekereza ngo mbese imbere ndamutse muhe nadu nafashwa niki urumva agati intwaro
itena akayikuramo agasigara yambaye bogisa akirukanka yambaye bogisa n'isengeri. hari amakuru nakiriye ngo hari umutaramu uherutse kumbwira ngo abasirikare ba FARDC urabona bano baba bakiri bato, hari ukuntu baba ngo bano buno busoresore bukiri buto nyine, izi nsoresore ngo hari ukuntu ngo bugendana n'uniform mu gikapu, uniform y'abanyeshuri, uniform nyine uniform y'abanyeshuri agenda yitwaje. noneho ngo urugamba rwashimikana agahita bahindura bakiyambarira uniform nk'abanyeshuri. ubwo sinkara yavuga ngo avuye kwiga ku kihe kigo. wahura nawe ukavuga uti umunyeshuri si mwo kabyare wataye ikigo byagenze bite? wenda handi ho byakorwa pe, wenda hari za peti za minzenze, haraza amasisi dukuru kuma za nyamitaba za busihe, wenda aho byakunda. ariko si nkari ku rupangu warenze za Kimokyo hirya wavuga ngo wari kwiga ku kihe kigo, wavuga ko buriya wari wataye ishuri ukavuga se nyine bakomeje ngwiga ku kihe kigo, wavuga hakabaza rero nabo bafite ingeso kwambura n'imodoka z'imiryango ifasha imiti. zari imodoka rwose zari zikoreye imiti zo mu mushinga wa MSF, bazambuye zose basiga nta n'ikinini gisigayemo. izi modoka barizo banasubizayo mu buryo bwo kugira ute, mu buryo bwo gufatanya na Croix Rouge kugira ngo bazane imirambo ndetse n'izi nkomere, dore ko abasirikare ba FARDC bo babaga batakandagirayo. ibintu rero ngo bikaba byasize icyuho gikomeye hano muri Bambiro, ngo kuko fighter nibura abasirikare bari muri Bambiro ngo bacitse igikuba bitewe n'iki, abari bagiye mwakira gice ari abasirikare bari basa nabizewe cyane, bari bazi ko bagiye kugayidinga muri ira misozi. ariko ngo uburyo M23 yabakekaguye, abasigaye ngo babaye amabere yikomye batonsa, yikoze batonsa, babaye rwose nk'imboga zikubiswe n'ikibatsi cy'umuriro. ubona ngo ko hari rwose Bambiro, uzi ko n'imfungwa ngo zari zihafungiwe bahise bazirekura kubera ikintu cyanyuze muriya imfungwa, bahise bazirekura. ni ikikwereka ko fighter M23 hariya mu by'ukuri, nubwo abaturage bahora bayishyira ku gitutu ngo nifate Sake nifate Goma, ariko mu makuru naje kugwaho ya ndani utasanga handi. iyi Sake ntibizagutungure ifatiwe rimwe na Goma ubundi impamvu ibyo bintu bishoboka cyane, ntabwo wafata Sake ngo umare n'amasaha rwose utarafata Goma, kuko buriya bakurasa ikintu cyitwa bakumena urufaya, batwika hose, bakurasa ikintu cyitwa amakompora, kandi amakompora none twuzanzu twabaga turira ngo barazisenya hano muri Sake, no bazisenyera ibikompora byazisenye. bivuze iki rero? N'ubundi bageze Sake biba bivuze ngo na force ziri hepfo, ubundi nuvuga ngo force zizaturuka Sake zizahura n'iziturutse Kibumba, byashoboka. nimwumva mu by'ukuri tuvuga tuti urugamba rwahinanye hana muri Bambiro, Sake bimeze nabi ndetse na Kibumba bimeze nabi byose. amakuru nge nikuriye ndani, nge nibarije umuntu uri hariya, ndavuga ati se kuba muri iyo misozi nibyo na ahantu hari strategique, ariko se kuba mutamanuka ngo ibirindiro bya Bambiro mu bibomore, ese bihatse iki? habyati sina amakosa we tuza rwose mutuze. ati cyo nkubwije ukuri nuko iyi Sake na Goma hazaviramo umunsi umwe. ibyo ngo tuzafata Sake, ngo turinduke za Minova, ngo tuzamuke ngo hejuru za Rusayo, ngo tumanuke ngo hehe, ngibyo nimwe mu bitekereza ahantu n'indege arega zizaba ziri gukora. ati rwose uburyo tuzaba twabipanze ntibizabatungure. buriya ibitero by'aha hantu, buriya ntukazajya ubona ngo ubone 23 ubone ngo ntabwo ngiri kwinjira Goma ngo niki ifite imibare ku rwego rwo hejuru. buriya bari kwiga ibintu byitwa umubare ukomeye cyane, ko bati nitugeramo hagati hano, nuvuga ngo kino kibaya nitujya kukirwanamo noneho tumanutse, ntabwo tuzagenda turi gukikakikira urugamba rwatinda, nukucyogoga. mu kucyogoga rero birashoboka ko bazahita bazamura indege, kuko hazaba hari tamborari, birumvikana. Sake naho bizaba bimeze uku nguku, nuko za Minova naho nuko bizaba biri. bati rero buriya turebe icyo gukora, bakaba ari kwiga none igikuta gishobo nibazana indege zizahanga tuzazirwanya dute kugira ngo zitatumaraho advance pata iri hasi.
rero bikaba ari byo bintu bura bishobora uko binabatinza abantu tugasanga turi muri hege turi kuba blaming kuko ntabwo ndatekereza ko ahanga M23 ntabwo kuko niba naraberetse ifoto ya kino kirunga cya Nyiragongo ukuntu kimeze ugisohoka mutarinjira mu mujyi wa Goma hari ahantu ugera n'ubundi ugasanga hari tamborari ugasanga nta biti ni ku gasi rwose aho hantu narabiberetse keretse wenda hari ngaruyemo na video mukabibona oya rwose barabizi hari ahantu hari ku gasi pe yego soro nkavuga nuko byaba kose kuri ako gasi unukurwana imbona nkubone nta hantu namwe ho gukinga iki umusaya rero bakaba bati ahantu niba tugera ku gasi niho bazadutegera kujyana ya makasike kumanura amakasike akaje umusirikare wayo umuzarendo washimishije ubwo amakasike bagiraga hari muri Bwerampenzi bararwanaga none bari amakasike hari ukuntu ntabwo agenda ahagaze arubwo bari kurwana aguhereza umutwe gutya urumva none abazarendo yarasa akabona ari kurasa mu mutwe ariko akabona umusirikare gukomeza kumwegera ayabona ko umuzarendo akojeje bari rukatsi adapfunyamo none adapfunyamo yaze kujya kurasa umuntu ukora arashe mu mutwe ukabona ari kugutega umutwe none se urashe urutugu oya ntago aruguhereza waguhereza umutwe kubera bazi yuko umutwe ntago wawurasa urashe amaguru ndasaba ahagaze ntabwo bahagaze abafite systeme yabo yo kugenda buninja ngumva umuzarendo rero akarekura nkancinema amasasi 10 ari kurekurira mutwe kuko akabona ari kumusatira agakiza amaguru ubwo ikimufasha ahita nyanyagira ijya kikunyanyagira rero ubwo ahita amusoza hari umurundi wari wagiye witwa ngo niba ari gashira baki niba ari gakimana yawe ndemo kabyara nibagiwe izina rye yaguye hano muri za Kicanga uwo murundi yitwa Gandemwo kabyara uwo murundi yari yavuze ati nibazamwe nta gusubira inyuma tugomba kurwana bamakasike baramanuka bura bategaga imitwe gutyo bakarasa ngo bakabona ntibari kuva mu byimbo ubwo bari kuza bararasa barundi bashiraho barashigikira bararasa nta guhagara umva barinda babageraho umuzarendo yabonaga aguti kwa 3 nta kuva mu byimbo akora kumusatira amaguru akabangira ingata so urabona ko rero nano mu kibaya niyo system ubona ishobora kuzakoreshwa nyuma yuko rwose muri sake rwose ku munsi wejo wari umuriro ariko mu byukuri ngo hatikiriye abatari bakeya mu byukuri ubona ko abafite rwose abana muri FARDC hariya bari kurira ayo kwarika ngo dore ko rwose indake muri M23 ngifite indake muri ifite imyobo nka inde yakagiri cyangwa ayo M23 izacukura imyobo ari yigenderamo hasi M23 ari amakuru nabaze kumenya ngo nayo ifite imyobo nka 355 ihehera ara muri sake bagira ngo baje kwishaka ikibira mu myobo bagashaka bagaheba bagira ngo baratashye ikabamena urufaya cyangwa bakaza babaye benshi bazi ngo ntayirimo ubwo rero ngo hariya rwose urugamba rwabaye imberenge ubona ko kugira ngo baza kure M23 mwabira bice bizagorana bitewe nuko M23 yamaze kwinstara mu buryo bukomeye cyane muri rusange Masisi tumanukeyo kwerekeza Masisi ubundi se sake hose muri Masisi none muri Masisi ariko zikaba mu nkengero Nyiragongo muri Masisi abantu bitazabikenye ari hafi ya za Gashebiri umuturage abashije kuba yakwivugana abazarendo babiri abatikura amasaso yo mu mutima iyi nkuru ndagira ngo tuyive mu zene muzingo utubwire umuturage yagize imbaraga zimeze zite nk'iza Samusoni ese ubu bwo bwashize bute bwo kwifasha abazarendo babiri akabatikura uyu mugabo akaba rwose ari umugabo ngo umutunzi rwose ari muri zabikenye akaba afite hene ngo zigera muri 35 intama zo ngo ntiwabara inka ntiwabara rwose ni umugabo w'umukungu hariya ufite amafaranga ni ubayeho neza iryashakiye agashingwa buriya ushobora gusanga ahorana ihene isekurume nziza y'ihene rwose yayigaritse zimwe yazishize ku rusengero urabizi ukuntu zimwe bazibarya ihene zimwe ziziri ku rusengero babyita kuzitara agakuraho nk'itako ryose nangwa agafata ikidari yarangiza cyangwa se akaba yirira izo mu nda ibindi akabishyiraho ngaho akazitara ku rusengero agenda akuraho kamwe ubundi noneho urabizi kuri bwa bugari bakaba bamusongeye n'ubugari akaba agenda yirira ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero umugabo rwose ngo ariko
akaba yaratinyitse dore ko yari yibitseho imbunda yamucungiraga umutekano ariko byo itazwi dore ko yayiguze nyine mu buryo bwo kwirinda. ese iyiza kubizwe nyine ubwo urumva byari kuba ikora akazi nk'ako irimo gukora. Nta muturage yemerewe gutunga imbunda muri Kongo. Barazitunga n'abashumba barazitunga ariko ntibyemewe nyine. Nuko twikomereza. Aba bagabo rero nyuma yuko bikoze rwose bazi yuko bagiye kwambura uyu mugabo ngo yari yagiye kugurisha inkara za Gasheberi azana rwose $1 hari $1 ngo yararibitse dore ko yarafite gahunda yo kugura imirima hariya muri za Mpanamo ngo akaba ngo yarazwiho kuba abitse nibura hafi amafaranga agera mu bihumbi 7 by'amadolari. 7 by'amadolari. Amakuru mfite umuntu yaragiye kugura naho umurima we aba hano mu Rwanda ariko akaba afite umurima hehe iyo ngiyo iriya hakurya. Aya mafaranga wasanga ari yize ko agiye kuja hahandi. Aya mafaranga nsigaye muhagurishije ngiye hahandi byarashoboka. Uyu mugabo amafaranga nuko yarafite gahunda yo kugira ute yo kuyazana akayahereza nyir'umurima ubundi bakagira ute bakandikirana bakajya no kwa noteri gahunda bakazisoza. Aba nyuma y'uko ari amakuru atanzwe y'uko umugabo hari inka yagurishije kandi hari imirima agiye kugura abazarendo reka bakubite inkuru bayikubita amatwi bayumve neza baturuka bitazarurambo. Urabona uva za Rurambo ujya zabikenke rwose baramanuka barawugoga rwose bamuka zabikenke. Uyu mugabo baramwinjirira mu masaha y'ijoro bamaze kumwinjira ikintu yakoze yahise ngafata rwose intwaro yiwe yumva ko ari kumukinguza atinda gukingura barwana n'urugi bari kugira ngo baruce arabihorera ariko ngo muri abazarenda uko bari babiri umwe akaba wari ufite imbunda. Uburyo babikoze rero umwe wari ufite imbunda ngo niwe yahise akokinga yahise aca sefa arakokinga amaze gukokinga undi na burya akaba yagaciye karira isasu yaritamitsemo igisambo cyambe bamaze gucurugi bagize ngo binjire nuko rwose uko bari bahagaze mu muryango ari babiri yahise amena mu cyo bita urufaya rw'amasasu abazarenda bagira ute bagwa hangaha. Kugwa hangaha uyu mugabo yahise ahamagara abashinzwe umutekano hano za Gasheberi akoresha avuga yuko ibi bisambo byaje kumwinjirira ngo bikaba byakoze iki systeme yo kuba byarasana mu gihe byagize ute ngo mu gihe yabihaye amafaranga ngo kimwe kiravuga ngo ninjura yabika ikindi ngo ninjura yabika burya yakozemo systeme. Ariko ngo muri aya mafaranga bitewe nuko ibintu byakozwe n'abazarendo ariko akaba yari yambaje FRDC ngikaba yamufunze ngira mu byati nibyo ibi bisambo byaje kukwambura biragaragara ko byarasaniye ahangaha ariko nawe ushobora kuba bigize nk'uruhare kuko nimba wari ufite imbunda yarashuta ifite ese iyo wari uyifite yarashwe nandi urumva iki kintu kubutayifite we yarashwe n'uwari uyifite ubutayifite we yarashwe nandi. Umugabo kwiregura avuga yuko bishoboka ko baje barenze babiri. Urumva uburyo abantu baburana bishoboke ko baje barenze babiri. Aba babiri giye bari bakiri gushwana wari uri ku ruhande rwabo akabarasa yarangiza akajyana amafaranga bari bamaze kwambura. Urumva iki kintu akaba yabuze bikaba byagize ute bikaba byagaragaye kanga baguye hangaha ariko bari bari kumwe bagize ute amafaranga bayatwaye. Umugabo akaba ari kumusaba amafaranga agera ku $1,500 ngo afungurwe ubundi asubire mu buzima bwe busanzwe. Ariko amakuru dukesha drone zacu ziri hariya uyu mugabo akari warashe abasirikare babazarendo bari baje kumwambura mu masaha y'ijoro. Wazarendo hariya rero bakomeje kugenda bahura n'akaga mu gihe fighter izi ntwaro zageze mu baturage bizagorana ko umuzarenda azajya yiyongoza umuturage akagira ngo we nta mbunda afite akaza kumwambara nijoro ugasanga agize ute ugasanga naramuhitanye.
ibintu rero ngo bikaba navuga yuko abayobozi ba Wazalendo bari hariya bakaba bavuze ati nyaboneka ibi bibabere isomo ry'uko kugenda mujya kwambura aho uko mwishakiye bidashobora kuba byaza kuborohera bitewe n'iki, bitewe nuko n'abaturage bamaze kuba baba abajyanje basigaye kuba bafite navuga ubwirinzi butandukanye ku buryo udashobora kuba wamwinjirana ngo umukorere ibyo ushatse muri rusange. Amakuru radukesha drone zacu no kuri mugabo ari haraza amasisi ariko ngo nuko ari buze gufungurwa kuko societe civile abyivanzemo rwose aravuga ati uyu mugabo yahohotewe nta kuntu yakwamburwa ngo tena muze no kumufunga. Ubona ko bigikurikiranwa ariko administrateur ashobora kuba yaza gukemura iki kibazo cy'uyu mugabo mu by'ukuri waje kwivugana Abazalendo nubwo icyaha atakemera cyangwa se ngo habe hari ibyamuhama yuko ari we wabashije kuba yabarasa muri rusange. Hano ndimo ndareba inkuru ndimo ndareba inkuru ariko ndimo ndagenda rwose nyikurura amafotora ariko Rubero naho ngo habaye ibintu bidasanzwe bo nibyo ndabikurikirana nanjye ndimo ndareba Rubero ngo umusirikare wa FARDC agiye gufata umundandikazi ngo yaka ibintu bamukore ntago arebye Rwanda. Hano rwose muri territoire ya Rubero ubona ko rwose ibintu bikomeje kugenda navuga bifata indi sura aho rwose umusirikare wa FARDC yagize gutya rwose afata umugore umundandikazi amufata ku ngufu ariko ngo umugore ageze mu rugo abitekerereza umugabo we. Umusirikare ngo bwagiye gucya basanga ibintu bye babishyize ku gahanga. Umva nkubwiza ukuri societe zivira societe sivgo urumva mbizanye nje mu yindi bitewe cyangwa de kubanza urangiza iyo ariko byose nta makuru kugira tutabihushagura reka banza urangize iyo ngiyo. Iyi nkuru ni inkuru idatangaje abaye ku musirikare wa FARDC wafashe umundandikazi ku ngufu barabisoza. Uyu rwose umundandikazi aragenda bitekereza umugabo uko byagenze ngo umugabo bwagiye gucya ibintu bye amabyesi yiwe ari ku gahanga. Yari yafashe umugore wundi mugabo umugore arambyata ariko so wandetse ati reka ndebe uburyo ni ikiranura n'umubiri rwose ntiyanamuhatiriza aramwihorera ati nyaboneka ati wavute utikoraho uvuyeho. Umusirikare amaze kubiringaniza ageze muri defense araryama bugiye gucya mu gitondo asanga ibintu babishyize ku gahanga. Ubona ko ariko aragabaza rero bagize ubwoba. Hanyuma rero n'amakosa societe civile iri hano muri Rucuro irimo iratabaza yo kwarika barimo baratabaza bakomeje kohereza ubutumwa bukomeye cyane muri FARDC bakavuga ngo kuva ku munsi w'ejo hashize ejo bundi ubwo ndavuga hari tariki 12 ukazamura tariki 13 ubwo nejo hashize nyine ejo bundi hashize nejo hashize ngo M23 ngo iri kohereza umusada ukomeye cyane w'ingabo zikomeye cyane zirimo kwerekeza hara muri territoire ziri gucana muri Rucuro zerekeza hara muri territoire ya Warikare. Hanyuma rero ngiye nuko nyine twamaze kumenyera bya bintu byabo urumva nuko twamaze kumenyera bya bintu byo babandika nyine bakavuga ngo ni RDF M23 nibyo bibera mu mitwe byanabishe byabakoroze. Hano baravuga ngo ni RDF ngo yoherejwe nyine ubwo ngiye ubwo nyine ubwo nabyirengagije kuko nubundi urumva ni ibintu namanjwa bivuze neza namanjwa no kuyobya uburari no kuyobya abakongomani ngo RDF ngo barimo baripakira nyine ngo muri Warikare ivumbi ryatumutse. Ubwo uzabo bavugaga babandi nakubwiye barangije rwose bapasinze buriya niyo bari kugenda urabizi ko bamanuka rwose bifunze bukwasi. Hari ukuntu tunifomo two bagenda bakatwegereza icyo bita body kakaba ari agasimuro seze ukakambara ukabona raberewe nyine ku buryo umubona ukabona ntahahuriye rwose n'abasirikare ba FARDC. Bityo rero ubwo abantu ubwoba bakavuga bati
ukuntu asa Ati bara ntabwo rwose ni RDF nabo mu Rwanda ubona ko rwose hariya ntabwo ribuze kora mu by'ukuri ntabwo ribuze kora hano rero drone yagira ikavuga iti nyamara ati iri hano za ping iti ndareba nkabona bigiye gutungana irabireba ikabona ibintu irabireba rwose iyi drone igasoza ivuga iti biragaragara rwose ko ibintu bitagiye koroha kuko niba inkubisi inkuru societe civile gutabaza iravuga iti ariko nubwo societe civile gutabaza yasaga niri gutanga umuburo birasa naho pinga bigiye kurangira ngo yapinga uko bigaragara fight uko bigaragara uburyo M23 uri ko shyira imbaraga FARDC nagashyiramo izindi mbaraga ubona ko muri bose nta buteguye kuba yarekura biragaragara koko urugamba ruraba rukomeye cyane biragaragara ko rwose ruraba rufite indi sura kuko akenshi twajyaga tubona M23 hamwe kana nibyiri gushyiramo imbaraga ariko tukona FARDC nta mbaraga zidasanzwe uri kugenda igaragaza ariko urabona ko rwose iyi warikare yavugishije abantu benshi yavugishije ibi navuga ubuyobozi bwa Kinshasa ubona ko mbese iyi warikare yabaye warikare ubona ko rwose nabo bazi ko kwitakaza aresheke kuri bo so bakakubwira rero ko rwose ngo ibintu ntago byoroshye naka nakanze iginya ariko ngo icyoba ikintu bita icyoba ni cyinshi birumvikana muri Kivu Amajyepfo fight aho ahantu rwose muri groupement ya Bijombo ahantu bita Ndondo naho habayemo isubiranamo ry'abasirikare ba FARDC akabasirikare ko bari gusubiranamo babajyanye kuri tere bakarwana burasi ibiryo bari kuba bahaza none se uzi ngo kuri tere ho babishobora usibye ko ari umurengwe ahubwo wabishe bagatangira gusubiranamo bakakubwira ko rwose ahangaha muri Kivu Amajyepfo ahangaha rwose muri groupement ya Bijombo ahangaha rwose ni hafi ya za Minembwe aho ngubona ko abasirikare ba FARDC baje kuba basubiranamo nyuma y'uko rwose ngo haje kuba hakomerekeramo umukapiteni ndetse abandi bagera kuri babiri babasha kuba bahaburira ubuzima ngo rwose ni mwisubiranamo rikomeje kugenda rigaragara hagati y'abasirikare ba FARDC nyuma y'uko harimo ibyo bari kugenda batumvikanaho nyuma y'uko rwose ngo bamwe babona amafaranga abandi ntibayabone noneho bamwe bakajya kunywa bagasindira abandi bikazana umwuka mubi navuga ahangaha aho bari muri rusange bigatuma rero ngo babasha kuba batumvikana cyangwa se batavuga rumwe bagahora barwana umunsi ku munsi bigatuma rwose badatahiriza umugozi umwe ni mu gihe rwose hariya bajyanwe hariya mu buryo bwo kugira ngo bahangane no bita Colonel Makanika ndetse na Sematama hariya mu mutwe twirwaneho navuga rwose hariya za Minembwe ndetse no mu nkengero yaho na za Ho Plateau ubona ko rwose kugira ngo ahubwo bahangane nawe ahubwo bakomeje kugenda bahangana ubwabo ariko guhangana nawe nuko babonye ko batabishobora kuko igihe babigerageje cyose uwo bita Makanika rwose yagiye abakubita nabi cyane ndetse bigatuma anabateza umwiryane muri bo bamwe bakagenda barasana bitewe nuko rwose yamaze kubashyiramo ikintu navuga cy'umwiryane bitewe n'uburyo aba yabarashe ni mu gihe rwose abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bashyirwa hariya mu buryo bwo kugira ngo iyi twirwaneho metazigarurira iyi centre navuga ikomeye ya Minembwe muri rusange ariko Makanika akakubwira ko igihe rwose iyi centre azayikenera azayigarurira kandi nta kabuza nubwo abasirikare bo bakomeza kugenda abagezwa mwabiriya bice bya hariya muri Ho Plateau by'umwihariko muri za Minembwe ndetse na za Rurambo no mu bindi bice bigiye bitandukanye kwa Makanika rero ubu bariturije rwose nta bintu bikaze bihari dore ko nabo ari nka M23 nabo bategereza ko babagabaho ibitero ubundi bakirwanaho nkuko biyise izina rya twirwaneho ariko ubundi ubona ko ibijyanye n'imirwano cyangwa se ibijyanye no kwenderezanya bo batabikozwa usibye ko iyo babagabyeho igitero nyine birwanaho bakagaragaza imbaraga ndetse n'ubushongore n'ubukaka bwabo bagakubita izi nyashyamba za Wazalendo ndetse n'izi FARDC utibagiwe n'izi mbonerakure zajyanywe hariya mwabiriya bice bakaba bakubwira ko rero FARDC hariya ngo nibakomeza kuriya mu by'ukuri batazigera bagira aho bagera bitewe nuko gusoranamo kwabo bigenda biha imbaraga abo bahanganye ndetse bigatuma abo bahanganye ubwo ndavuga twirwaneho ibabona urwaho ikaba
inabona ubushobozi bwabo kari hafi ya ntabwo bitewe nuko babona ko ubwabo bari guhangana kandi bakagombye kuba bahangana n'uwo bahanganye nawe muri rusange. Ngibyo iri kubera ahangaha muri Kivu Amajyepfo by'umwihariko aha muri za Minembwe, ubona ko naho mu by'ukuri hakomeje kugenda habera ibintu bidasanzwe muri rusange. Tariki 12 rero z'uku kwezi n'ubundi turimo, ubwo hacemo iminsi ibiri, nibwo umuvugizi ya muyobozi wa M23 nta wundi rero witwa Bertrand Bisimwe yatangajwe ko rwose birengagijwe muri uyu mwanzuro wafashwe w'aka gahenge k'intambara nk'uko yagiye abitangazwa. Umuyobozi w'umutwe M23 ubuyobozi bwabo rwose bwatangaje ko bwirengagijwe mu gufata umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara ibahanganishije cyangwa se hanganishije uyu mutwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iziri kurwana ku butegetsi mu by'ukuri bw'iki gihugu. Donc bajya gufata umwanzuro w'aka gahenge bo ngo barirengagijwe, nyamara nubwo babirengagije nibo bari kugira bate, nibo bari kurwana iyi ntambara, nibo bafite ijambo kubijyanye n'imirwano iri kubera ahangaha rwose mu burasirazuba bwa Kongo. Ubona nyine kwirengagizwa kwabo bivuze iki? Bivuze ko kuba nyine urugamba rutenda kurangira. Ngo ni ubutumwa bwatanzwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwe, yavuze ko mu kumva neza amasezerano y'amahoro cyangwa agahenge hagati y'impande zihanganye, ni ngombwa kuba rimwe mu mahame remezo ya buri ruhande. Ni ngombwa kumva amahame kugira ngo byumvikane neza, nuko agombwa kumva amahame ya buri ruhande mbese bakumva ibyarwo. Bertrand Bisimwe avuga ko nk'uko biteganywa mu burengerazuba ngo nk'uko biteganwa mu burenganzira ubundi amasezerano y'ubwumvikane hagati y'abantu babiri cyangwa impande ebyiri ku ngingo irebana n'uruhande rwa gatatu bisabwa ko rebana n'impande zombi uko ari 3 bisaba ko narwo ruhabwa ijambo mu gufata umwanzuro. Donc yasaga no ari kuva ko nabo birengagijwe kandi nabo bagombaga kwa mu bagugira gute mu bafata imyanzuro y'ibi bintu biri kubera muri Kongo. Yaravuze ko iri tegeko ari ngombwa kuko rigena amasezerano ndetse rikarengera ibigomba kubahirizwa. Donc nicyo ashaka kubatangariza, aravuga ati kuba baragiye bagafata ibyo byemezo twe tudahari hari ibyo birengagije. Hari uruhande rwose mwirengagije kandi ari rwo rwangombwa. Sinzi ukuntu mu by'ukuri wajya gufata ibyemezo ukajya kubifatira ibyemezo fighter mukicara ngo ntiwumve we ngo ni icyo ari buze gutangaza, ni iki wabivugaho, kaza uri gufata ibyemezo wagendeye ku bya runaka. Ubundi ibintu naho biba iyo ushaka kugira ngo uhuze impande zombi zose urazizara ukajya wumva ku buri ruhande, ntiwumve bimwe ngo ibyundi byirengagiza. Ubu rero kwirengagiza uruhande rwa M23 bivuze iki? Bivuze ko urugamba hano mu burasirazuba bwa Kongo ruracyakomeje. Ikindi bizabyara amazi nk'ibisusa. Ubona ko rwose mu by'ukuri navuga ko M23 ntiyarirengagijwe, nyamara iki kibazo ubona aricyo kiyireba kurusha uwo ari we wese. Ubona ko rero ariyo mpamvu ubona ko ntacyo byatanga, nta muti byenda kuba byabona igihe M23 ikirengagizwa, tukumva ngo bahamagaye u Rwanda, ngo bahamagaye Kongo, ngo bagiye muri Uganda, ngo bagiye hehe, mu gihe ba nyiri ikibazo batari kugira ute, batari kubahereza umwanya ngo bagire ute nabo bavuge ibibangamiye. Ubwo rero ukumva yuko rwose ibintu barimo byose ni ukuruhira ubusa kuko nta gisubizo. Ubundi akenshi kigaragaza yuko ibyo barimo nta kamaro, nuko igihe babigiremo cyose ntacyo byigeze bimara.
ntacyo byigeze bimara mu by'ukuri, ubona ko nta nicyo byanahinduyeho kwa, ubona ko rero ariyo mpamvu tuvuga ngo M23 niyo nyiri kibazo, FRDC niyo nyiri kibazo, nani bagomba kwicara bakagikemura bo ubwabo paraporo yuko wajya kuvuga ngo urazana undi arabujya kubafatira ibyemezo. Na n'ubu nubwo mwavuga ngo Amerika turategetse ngo M23 ni hagarika imirwano cyangwa se nigira ute, mumenye nibyo bashobora wenda kuba bayihagarika, ariko urugamba ntago ruba rugize ute rurangiye neje cyangwa ejo bundi rushobora kuba rwagira ute rwakongera rukubura, bitewe n'iki, bitewe nuko ibyo baharanira batarabigeraho muri rusange. Akaba ariyo mpamvu rero ubona ko ibyo FRDC cyangwa se ibyo leta ya Kinshasa yakora byose ntacyo byageraho igihe M23 itari guhabwa umwanya nayo ngo yikore mu mitana yibwira batanazi. Mwakoze kubana natwe rero, andi makuru ni muri update time, tuze guhura. Niba rero ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere, kanda kuri subscribe cyangwa se sabone, nawe uzajye ubona amakuru mu imbere. Kubabikoze rero like na share ntimuze kubyibagirwa. Wakoze cyane Sire Makosa cyane Fighter, sana ciao.